ariko abakobwa bari bamazemo iminsi 3 mu nzu ye bafungiranyemo yarabatse n'amatelefone. Uretse gato iminsi gahe? Iminsi 3 yarabafungiranyemo. Yego yarabatse n'amatelefone watazagira. No, tugende gakeya. Yabashimuse iminsi 3. Ishaka kuba ari nk'agatego kabayemo. Bari abakobwa hari amavideo bamufashe. Ya n'amakuru ari ku muhanda. Amavideo bamufashe. Polisi cyangwa ribu basanze abakobwa bakiri mu nzu. Baya ni polisi yagiye kumukinga. Ni polisi isanga abo bana bakirimo. Niyo yabakinguriye kugira ngo basohoke. Uko mureba dore ukunguku nukuvuga ngo bahise bamujyana gukica na yara ubwo nibimogi byari biraho ngaho cyangwa nibiki gusha gusanga bigihari. Ahubwo akaba yaranze kubakingurira until babanje kuyasiba. Nyakanga 2025 nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi buri kantu akurikiranyweho gufungirana abakobwa bari bagiye kumureba yo mu rugo kugira ngo abafashe kujya bakora ibiganiro bitambuka ku mbuga nkoranyambaga. Amakuru igihe yamenye nuko uyu musore yasabye umwe muri abo bakobwa ko yamusanga mu cyumba bakaganira uko yazamufasha, uwo mukobwa arabyanga. Buri kantu yahise arakara afata icyemezo cyo kubafungirana mu nzu, abasaba ko kugira ngo basohoke babanza kumwishyura amafaranga yari yabatanzeho yabitike na fanta yari yabaguriye. Bitewe nuko batari bafite ayo yabasabaga bamuhaye ayo bafite, undi arayanga ndetse arigendera. Abandi babonye ko bafungiranywe biyambaza polisi irabafungurira ndetse buri kantu ahita atabwa muri yombi. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Biteri yahamirije igihe ko iki cyaha cyabereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, akagari ka Murama, mu mudugudu wa Binunga aho buri kantu atuye. Ni mu gihe watawe muri yombi we afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kinyinya, mu gihe dosiye ye yatangiye gukorwaho kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'amategeko. Iki cyaha buri kantu akurikiranyweho gihanwa n'ingingo y'151 y'itegeko nimero 68 akarango kaberamye 2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Uwahamijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7. Mu bwe Dr Murangira Biteri yavuze ko RIB yibutsa abaturarwanda ko itazihanganira uwo ari we wese ushaka gufatirana umuntu mu ntege nke kugira ngo agire ibyo amutegeka cyangwa muryoza, kuko uzafatwa yabikoze azashyikirizwa ubutabera. Ni ukuvuga ngo niba numvishe neza bavuze imyaka 5 kuzamura. Narababwiye ngo niba ari ikintu cya mbere kigiye kubamara kikabarimbura ni ikintu bita igitsina. Urubyiruko urabona ko mugifite akazi karekare? No, ibi bintu turashaka kugira ngo ibi bintu bigiye kuba isomo rikomeye. Biraza kuba isomo rikomeye. Iriya nkuru y'uno mwana yaba ifite ihuriye na biriya yaramaze iminsi atangazwaho bitanemewe neza by'amavideo. Iyi video mfite hano se? Iyi video ari kuri igitsina cy'umukobwa. Ngewe nta nubwo nayibonye, sinshaka no kuyibona, ariko uyu mwana ko nabonaga ari serious byabihuye bira bintu. Narayibonye. Kuba serious fate kuvuga iki? Uno mwana nabonaga atangiye kwiteza imbere, atangiye afite discipline uko namubonaga. Wabivuga bate? Nukuri ca buri kantu ngiye nabonaga yanazaga hana kagira abantu inama ati ibyo bintu urubyiruko n'iki n'iki. Ariko wumvise ikibazo yabajije Murangira muri Gen Z ishize. Ikibazo abantu bose barakizi ngo ese ngo nyakubahwa akibaza Murangira igihe yajyaga muri Gen Z. Ngo nk'umukobwa ngo umukunze ngo ukajya umuha utuntu ngo yarangiza akagukatira ngo hari itegeko rikwemerera kumurega. Icyo kibazo ntacyumvise cyaracedinze ahantu hose. Ibyo yarabibajije. Nuko yarabibajije Murangira uzi kureba Gen Z ibushize cyagiye Murangira ari anasa neza rwose yambaye ikote. Ni mpamvu navuga rero uyu mwana ikintu kiri kumutera cyaba kiri guhemukira, hatangiye kujya yikora utuntu tw'udutanda n'iki. Habanje gusohoka ariko video biramutse bihuye kikaba aragaho. Ntabwo iyi video uruba iyi video ntabwo bihuye. None se video ura mukobwa, video sinabonye umukobwa ngo yari gataga mu gitsina se, we ni ubyemeza ko ari buri kantu, ariko buri kantu yarabihakanye. Ariko ngo iyi bamufatiye Godfather, sinzi niba warigeze bikubaho kiri umusore ko umukobwa akubwira ngo mutegere, ukamutegera ngo aze kugusura ufite ibyizere. Nabyo abantu urubyiruko bagomba kumenya ko uyu mukobwa aje kugusura bitaba ngombwa ko abanza kuryama. Ariko bavuga umukobwa umwe ntabwo ari babiri. Ngo yarababwiye ngo noneho ngo niba mutampaye ngo ni mu mpetike ngo nabahaye ngo n'amafanta nabaguriye.
ibingibi ubyumvishe umunyamakuru w'igihe ari kubivuga. Reka maze mpamagara nari ndi kugera mu rugo mbiruka. Reka mpamagara sasa wumve. ariko nuhamagara je none haramubaga bitaba. Nk'umuntu wakurikiye ibi bintu ndi live ndi live abantu 645 bari kukumva. Nshaka ko Twitter wayihunze mwana. Twitter naravugaga murangira kampamagara. Kaze murebe kaze nireho no kuwikurwa umamagara narebe. Okay. Muzamure nk'umuntu wari uri hariya. Mushire habaye influencer. Undi ninde ndi buhamagare. Okay, zamura jato. Iyi nkuru tuyitotore. Ibyo kumbwa ngo ntago nagiye kuri Twitter kika. Ntago bajado nundi munsi ntuzamenyera ndakuboroka gahambi. Urumurwo rusa kurimo. Uje kutubwira muri urwo rusa kurimo no sense. Kandi ntago mbikunda. Njyewe mvuye mu rusaku kugira ngo ntange amakuru y'uyu mugabo. Yego. Uyu mugabo ukuntu biri kuvugwa suko wenda nari mfitanye ikibazo nawe sino kumushinja cyangwa se kumukina kumubyimba. Yego. Uyu mugabo biravugwa ko abakobwa babiri baje kumusura ari bubahe platform ngo bari b'ibyamamare kuri social media. Arangije ajya mu buriri ahamagara umukobwa umwe ngo namusangeyo ngo baganire ngo bavugane. Umukobwa aragira ati njyewe ntabwo nshobora kuza kugusanga mu buriri ntago ariho nza kugira ngo uzamenyekanishirize nzabe umusitari kubera twarongoranye. Yego. Ari amafaranga yari abatakajeho abategera anabagaburira. Biza kurangira abakobwa abafungiranye nima bishyuza amafaranga bagize iki yabatakajeho. Birangira rero n'abafashe umwanzo wo kwafungirana ngo mpaka babanze bavaho ngaha ruka agize iki bamwishyuye amafaranga yose yabatakajeho nimba bamwemye umuso wa jeje. Ubwo rero byaje kurangira bitabaje inzego za leta, abapolisi irahagera, abamaze kuhagera basanga witwa buri kantu abafungiranye koko birangira bamumutambikanye. Ubwo rero uyu munsi nibwo amakuru atangajwe ko yafashwe, ariko abakobwa bari bamazemo iminsi 3 mu nzu ye bafungiranyemo yarabatse n'amatelefone. Uretse gato iminsi gahe? Iminsi 3 yarabafungiranyemo. Yego, yarabatse n'amatelefone watazagira. No, tugende gakeya. Yabashimuse iminsi 3. Iminsi 3. Urabeshye. Urabeshye. Nago mubeshya aya makuru yose ndayafite. Urakoze cyane. Yego. Urakoze cyane. Ndashaka kugira ngo mumbwire nibyo iminsi 3 yarageze. Ese Godfa. Oui, nagushuje Kemini. Mwana, ese ko Twitter wayihunze mwana? Twitter nicyo kibazo romaze kumbaza. Reka twumve uyu mukobwa mfite garuka. Amakuru igihe yamenye nuko uyu musore yasabye umwe muri abo bakobwa ko yamusanga mu cyumba bakaganira uko yazamufasha. Uwo mukobwa arabyanga. Buri kantu yahise arakara afata icyemezo cyo kubafungirana mu nzu, abasaba ko kugira ngo basohoke babanza kumwishyura amafaranga yari yabatanzeho, yabitike na fanta yari yabaguriye. Bitewe nuko batari bafite ayo yabasabaga bamuhaye ayo bafite, undi arayanga ndetse arigendera. Abandi babonye ko bafungiranywe biyambaza polisi irabafungurira ndetse buri kantu ahita atabwa muri yombi. Uwahamijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7. Ndapfuye. Aha ngaha niho tugiye guhera. Ndashaka kumenya iki kintu. Kemini urahari? Ndahari mwana. Aya makuru wayakurikiye ijambo ni ryawe. Ubwire mwana. Buriya umuntu wese uraza akaguha amakuru. Araba n'ubundi aguha ayo yasomye ku gihe. Nta muntu na n'ubuzi amakuru neza ngaje deep amenye icyabiteye. Ariko ngiye kimwe mu kintu nibuka nuko buri kantu kwa gatatu twari turi kumwe i Nyagatare. Muri biriya MTN wacu muzika. Banambaye neza nta kibazo. Uwo muntu uri kuvuga ngo ni iminsi 3 ibyo bintu ni ibyaha barabeshya. Ntago ari iminsi 3. Ahubwo andi makuru arimo aravuga ko bishaka kuba ari nk'agatego kabayemo. Bari abakobwa hari amavideo bamufashe.
aya ni amakuru ari ku muhanda. Amavideo bamufashe. Hari amavideo dufite ari kuri gata mu gitsina cy'umukobwa byaba bifite gisanzwe. Ibyo ni ibya mbere ahubwo akaba yaranze, ibyo ni ibya mbere ahubwo akaba yaranze kubakingurira until babanje kuyasiba. Ibyo kuvuga ngo yabishyuje ngo itike ngo fanta ntago ibyo bintu ari byo. Ariko nyine nta muntu aramenya amakuru yose ukameze, usibye kuba mwaganira kuri ishihari na undi mutipe waje kuri space watubwiye baturanye nawe yatubwiye ko ibyo bintu n'ubundi byagiye kuba abantu batarabimenya cyane. Igishoboka nyine bazakora ubucukumbuzi barebe bagendeye ku byo baganiraga muri inbox buri kintu cyose, asigaye nibwo abantu bazamenya ukuri kw'icyabiteye. So kugeza aya masaha buri kantu arafunzwe yego. Ikindi cyo amakuru twagiye dukurura rwose niba mujyana muri forensic bureau tayari kazaba. Ugeze ngo iki uri sure bamujyana muri forensic bureau iriya testing amano za drug. umuturanyi yavuze ngo ko yitamo ngo yita asande wari uhari. Umuturanyi we yavuze ko aho ngaho njye nahise ngira umuturanyi we yaje atubwira ati yitamo no kumugaragara ngo n'icyabiteye ngo ubundi akurikije ubwenge buri kantagira ngo ntabwo ibyo bintu yari kubikoreshwa n'imbaraga ze wenyine ngo kuko ngo yanamufashe harya ngo yavuze Kibagabaga. Oya ngo hari ahantu bagiye nyine bajya ngo bagiye Kibagabaga ngo babona ari maritamo. Ariko nawe ntabwo twabyemeye neza naho ntabwo twabyemera. No erega ntabwo uretse gatkino mugomba kumenya, ntabwo mugeneye kumenya amakuru cyangwa ntabwo mukeneye kumenya ngo umuntu akubwira ibintu. Buri muntu ugwaye headlines bazihagije. Uwo muntu yababwiye ngo iki? Umva yatubwiye bamuhamagaye ngo nk'umuturanyi we yanyandikiye arambwira ngo ni umuturanyi we. Yego. Ni moye Mike agira icyo avuga, haraza nyine izo tumanyaje arazitanga, ariko aravuga ati bari abatipe bakunda kwitamo bya hatari. Niyo muvuze kwitamo ku muntu uri aha ngaha kuko abantu 800 dufite kwitamo ntago ari ngombwa ngo ugire kwitamo ni nka kuriya nyine bana ku buryo ushaka kubona ahantu kagira ngo baratetse kandi ntawe utetse. Ugeze ngo iki? Niba nkumvishe neza ni ukunywa ibiyobyabwenge. Ntago bizi ariko gazi no yabivuze man yavuze ngo w'ingona ntiyabivuze wumva nta ruhari ni speculations ni speculation nta muntu wazemeye urumva Godfather. Ariko uwo muturanyi we yashatse gukonfirma ko hari abantu bari gusa Sande njyewe buriya tujya no gutangira space I was definitely mvuga ngo ibi bintu ni ibiyobyabwenge biba byabiteye, kuko buriya urumva ntago wafungirana umuntu polisi karindi iza ukanahaguma ahubwo barabafungirane banayihamagara ubizi kuko nawe yarahagumye rega. Buriya nibyo nabwiraga n'abantu no mu rukiko buriya polisi nizabira umutangabuhamya kuko niyo yakinguriye uriya muntu, niyo yakinguriye barakobwa polisi cyangwa ribu basanze abakobwa bakiri mu nzu. Baya ni polisi yagiye kumukinga, ni polisi isanga abo bana bakirimo, niyo yabakinguriye kugira ngo basohoke. Uko umureba dore ukunguku nukuvuga ngo bahise bamujyana gukica na ubwo nibimogi byari biri aho ngaho cyangwa nibiki gusha gusanga bigihari. Nuvuga ngo bahamagaye batabizi ko bahamagaye. Ntago mbizi icyo nicyo naramenya niba bari babizi kuko buriya inosa umunyamategeko yatubwiye yuko ari ibintu bagenda bagacekingamo imbere bakabanza bakabisuzuma, birashoboka ko ashaka kuba umwere cyangwa ataba umwere bitewe n'ibiganiro bazasanga bagiranye n'abo bantu. Inosa lawyer wampaye nimero ya Inosa ko umva mubwire mwana abantu nyine bagabanya ibiyobyabwenge to. Uravuze wowe ibingi ubona bifitanye isano n'ibiyobyabwenge cyane ibiyobyabwenge. Hello lawyer Inosa uraho? Good, how are you doing? Good. This is Godfather. Yes, how are you, sir? I'm doing okay, long time. I have 2-3 questions. If you're gonna allow me na bikubaza ariko ndi live.
ubinyemereye nta kibazo nakubaza. Nkurikiwe n'abantu almost 817 gutyo. So unyemereye nakubaza ukambwira niba nta kintu gutwaye if you have time. Thank you so much. Iki kibazo cy'uyu munyarwenya, this guy, this comedian called buri kantu mwitende. This issue yateye abantu ubwoba, byatumye abantu bikanga. Even the audience we have right now bari kwibaza bakavuga ngo it's unbelievable. Ibyo bintu bishoboka bite ko kuba bafungiranye abana bakwemenze ko bafungiranye mu nzu nta wakomeretse nta wagize ikibazo. It's gonna put him icyaha kimuhamye, they are gonna put him in prison for 5 years kuzamuka. Iki kintu niba hari amakuru acyumvisheho bwana lawyer wakitubwira ko iki cyaha kiremereye ku ruhe rwego, niba kurikiye amakuru iki cyaha giteye gite? Anyway, nabonye ni ingingo y'ijana 51 ya penal code. Ingingo ya 51 y'itegeko ry'ibyaha mu Rwanda, penal code. Ego. Ariko nabonye itiza 5 years. Ariko still ngiye mbona na mpamvu yo kugira ubwoba cyangwa kugira, because izi manza za penal urumva it is evidence. So ngiye cyo mbona nuko any defense lawyer muri iyi case yasaba wa mugabo kumuha telefoni yiwe. Ego. Exporting a message za like 30 days. Ndetse akareba n'izindi applications. Yego. Ashobora yandikira na MTN cyangwa another service provider. Yego. Kuko umuntu ashobora kuziwa iwanje Gikondo. Akahindura dosiye akavuga cyari kimuzanye, akavuga ati bamufatiranye tuvuga. Ariko still ntabwo bukuyeho ngo umuntu ashobora kuziwa still nawe ukamufatiranye. Ego. No. Now igihari nuko umuntu afata kumwere kugira igihe akatwe n'urukiko igihano kikakonfirmwa n'urukiko urwo buzurira Rwanda. Ibi tuvuza n'ingingo ya 29 y'itegeko nshinga y'u Rwanda. Ingingo ya 29 y'itegeko nshinga tegeka ko umuntu afatwa kumwere pako urukiko rubishinzwe rukatiye cyangwa nawe yemeye icyaha. Ahangaha uyu muntu turi kuvugaho bivugwa ko polisi ariyo yafunguriwe aba bantu, bivuze ngo bamufatiye mu cyuho. I think icyuho uracyumva. So bamufatiye exactly. So do you think it's gonna be this can put him in risk bigatuma icyaha kimuhama kuba abatabaje yarabamusanganywe hariya? Muri isi turi mu 21st century dufite two types of justice. Okay. Dufite court of justice. Ego. Dufite na court of public opinion. Okay, which we are doing right now. Ubu muri court of public opinion urubanza abantu babariciye. Ubu nicasha abantu 800 ndi guca urubanza. Ariko muri court of justice umushinjacyaha ashobora kuzana na dosiye ayikubita amazi. Byose biterwa n'umunyamategeko afite. Evidence mu Cyongereza, any evidence is contested. Ni mpamvu ushobora kujya Rwanda Forensic Institute ukazana DNA report umuntu akayihakana akavuga ngo bashireho ibindi bigo so independent experts kugira ngo batange urugero kuri iyo issue. So muri make nuko I don't believe in it to fatiranya abantu mukavuyo profitera mukavuyo. That one I don't accept it, but still in the interest of justice navuga ko muri iyi minsi turi muri industry zitandukanye ntabwo jaba kurwanya, ntabwo zaba abantu cyari kibazanye. Still it's the world of many things happen. Kuko ushobora kuba it was maybe a setup. Cyangwa usange ko muri icyo gihe habaye mu gutumvikana ko ari case nawe nayo nanjye. Ego. Uriya yagiye umusore agiye kumusura. Amubwira ati Godfather ndashaka 100,000. Umuniga ati I don't have money, uriya aravuga ati wamfashe. Yatabawe na science. Oh my God.
So anything is capable of happening. So uyu mu itegeko Ndavuga, like when you judge urebye according sinzi nakurikiye inkuru yo ku gihe when you see this statement yo ku gihe bahawe na ribu bo baravuga ubuhamya bw'abakobwa nuko yababwiye ko niba batagiye mu cyumba ngo nge abasambane nawe cyangwa bakore ba making love. Yes. Ubuhamya bw'abatanga ubuhamya na hantu na hamwe aho usanga mu kinyamakuru. Yego. Imyaka ingahe imaze mu kazi nkora n'ubu yakwa kesi ya RK. Ntabwo urasanga ngo mutanga ubuhamya runaka yavuze bakacyandika muri BBC. Never. What happens is biravugwa ko abakobwa bafungiwe mu nzu bafungurirwa na polisi cyangwa batabarwa na polisi ariko nuba na mushinjacyaha n'umwe wo mu Rwanda cyangwa wo mu kindi gihugu ashobora gufata ubuhamya bwa witness A akabutanga mu kinyamakuru. So things of justice are not easy. Noneho criminal cases n'abantu benshi bashobora gukora n'icyaha akataha rumwe. Wow. Because the degree of proof is very high as considered to degree of proof mu zindi bands. Okay. Thank you so much my brother. Abantu magana 8 baraha reka mbabwire ngo ushaka ukeneye umunyamategeko ukugira inama ukashobora kumukonsulta Innocent iyo name irindi zina njya na Murangira afite office birariyorere copyright yako afite office i Kigali niba umushaka wanyuraho cyangwa ukabura i Kigali you can do it. So thank you so much sir, urakoze cyane. Okay. Uyu ni umunyamategeko Godfather abakobwa muranga nimpa ujya babwira ngo ndabatinya kubi reka nje kugura indaya nzajya ngura indaya reka nje kugura indaya ntabwo ngenza zirigi kanje kugura indaya nibyanga nzagenda bankone urumva ntabwo nzajya muri prison kubera umupuri nzagenda batsiramure bayakandi bayavanemo mbinkone urumva igisina kizatumara umukobwa uramwinginga wampaye umukobwa akambwira ati si muri yabyanja iyo mbonye uvuze ngo urabona se urumva mfungira ikabutura byanjye ngacaho igitsina ngenza zira amafaranga igitsina kiragukasira abarimo n'ibikasiro bakagufunga nabi cyane ugapfa inkimbwa. Twagiye mwumvishe umunyamategeko ahangaha amakuru ngewe mfite nabonye buri kantu n'umuji wanje hari ibyo ntari buze kuvuga hano bro reka nkubwize ukuri buri kantu nta kintu nta nubwo nge ntabwo nashimishwa ngewe nkorera justice igitsina gore murabizi nk'ibisanzwe ntabwo nashimishwa n'ifungwa ry'umuji wanje cyangwa nka buri kantu tutigeze tugirana ikibazo ariko no mu rundi ruhande sinashimishwa n'ihohoterwa ry'igitsina gore murabizi iyo bigeze aho ngaho Godfather ndayamanika hagati aha ngaha rero ndaza kwifata manze numva iby'imihanda n'umwuka uri hano mu muhanda buri kantu ndaza gushyiraho comment ku kibazo cy'uyu mugabo. So urumva rero aha ngaha na azironga atarimo kurepinga hari ubwo yigeze barepinga hari uwo yasambanyije ku ngufu oya ibi bindi mumaze mutange sande muyobora iki kiganiro Kenzo muyobora iki kiganiro nzi reka genza n'amajwi bampaye ndabakinirijwe kurindi nagize amahirwe yo kubona message na chat abantu bakoresheje mbere ahubwo se ko numva umunyamategeko ahubwo amaze kutubwira ahubwo numva buri kantu ashobora kuba ibintu yabirenganiyemo gute umunyamategeko sinzi niba wabyumvise aravuze ati umuntu ashobora kuza yaraje kugira ngo ashaka kugukuramo amafaranga wamuhakanira agatabaza sande reka nze nkubwire ikintu kimwe buri kantu ntiwasanga arengana wamugana sande ntega amatwi wamukiniye umutwe sande ndakurusha imyaka nkugira inama bro ndabikubwira kandi nongere mbikubwire niba ugize igitsina gore uhura nacyo duhurire mu isoko mukagira icyo mutumvikanaho urukumva ufite one option yo kuzamura amakabutura ugataha bibaye ngombwa urapfukama ibindi kubikubwira nitwa nge none ibintu byari bikangisha abana b'abakobwa uvugira baba bashyira ku basore ndakubwiye ngo ibintu ni bibiri turi kumwe niba uhuye mu kinyejana turimo niba uhuye n'umukobwa
bro you better. Nese Godifari reka nkubaze wumvise akavideo umukobwa yavuze ngo abana b'abahungu uburezi bwabo burugarijwe niba umukobwa azajya gusaza uri umusore uba wenyine mu kageti wiri uhiga ibiceri yaza akakubwira ati mpa amafaranga cyangwa mvuze induru baze bagutambikane ubu abana b'abahungu bacu ntibagiye kubigenderamo. Urambwiye ngo iki? Ntubu ngubu niba umutipe yibereye mu kageto ke yego abana b'abakobwa bakaza kumusura yenda bamutumweho intumwa bati duha ibiceri niwanga tuvuge ko wadukingiranye noneho mu gihe ari kubibabaza bakahita bahamagara umutipe akaba yayorwa ko nabyo bishoboka. Urumva abana b'abahungu batazaharenganira. Ndaje wumve iyi nkuru ngiye kuyibavira imuzi, niyo mpamvu natinze ngiye kubavira imuzi uko byagenze buri kantu n'abakobwa ngo nibarire amafoto y'abakobwa ngiye kuyabashyiriraho hano, ariko ndabaza niba bitagize icyaha kuko njye amafoto y'abakobwa namaze kuyabona. Banamenyekanye se abakobwa barazwi, urumva ese nka buri nguni yaje akaba barazwi, abakobwa barazwi twamaze kubamenya. Ubu nka buri nguni yaje akaba tubwira uko byagenze kugira ngo buri kantu yisange mu maboko ataraye. Ntabwo buri nguni buze kumugira inama yo kuvuga, ariko abakobwa namaze kubamenya barahari. Biroroshye ntimujye mugira muri amakuru, ntabwo amakuru yoroshye kugeraho. Urumva yaje inkuru nyivimuzi ngiye ko abantu mushaka kumanikira amafoto y'abakobwa mu mbere maze mbereka abakobwa buri kantu azize. Umwihariko nuko ngiye kubashyiriraho ikintu bita ifoto y'umukobwa buri kantu na buri nguni ibazize. Hari ubwo ntibaba bakiri ba victime ra? Uravuze? Ubwo ntibaba bakiri aba victime uyadutayemo ntibyaba bigize ikibazo. Mbega ibyo bisobanuye iki? Ntabwo ndimeye. Gutangaza ngo mu victime ngo biba bibujijwe. Ni ba victime mu biki? Nibo bahuruje. Wumva? Ubu turi kuvugana mwese mumbire ngo Godfather tama amafoto mbereka abakobwa murarira murasiriba. Kunyumva? Munzanire gasuku bro. Gasuku yahita rurangiza. Munzanire Jay yahita aca urubanza. Jay niwe nibigera kuri kantu ari umuntu. Nibigera kuri kantu ari umuntu. Jay yahita mukatira. Reka nkubwire uzajye nanze buri kantu mane ntabwo yamuze. Munzanire Jay hano. Oya Jay mwihorere. Jay mwihorere. Oya Jackie ari kuvuga ngo wanzanire Jay ngo kubera ngo Jay ngo njye nawe ngo Maya ko Godfather uramutse ukuntu yiyenza. Sha Jackie rekana na Godfather man. Godfather bahazi. Mureka si ugende gute. Urumva ko nakabashishije mu bintu. Wowe ikiganiro turimo barantu uriye nacyo no sense. Nta nubwo kizi ibyo turi kuvuga. Manura icyano moderator manura. Ngira moderator bamuremba babwire bamanuye ahubwo banambroke. Ariko amanda ibi ni iki koko umuntu ari mu bintu bibabaje umuntu ari kuza atebye ibintu byiwe hano kuzana mu kutajya mu bintu bibabaje nta nubwo kizi n'ibyabaye nta naga telefone afite kasakaza udukuru ubwo ngo bafite ibyo turi babizi yasomye ku gihe se bundi agahita azamuka nasomye inkuru ku gihe I know nari kugiye turimo ngo ni ndumva ari kwivugira ibyiwe ngo wari umuhamagariye je babaranyumvire vuba urubyiruko ibintu ruri kunywa rw'i Kigali ntabwo byoroshye. Ko bari kumbwira kugira iyi live ndabigenza nte bari kubwira amajwi ngiye gukina no munyihanganire gato sibyo bugiye kugaruka oya bari kunyereka gushyira kuri telefone yindi kugira ngo kire so kankoresha iyi telefone sibyo ngo ibangamiye nta n'uwo nashize ku mugozi ngo aze ntabwo ngiye ndeba n'ihururu ry'abantu n'ubundi kubyereka abantu benshi ntari wasanga harimo na rimbo ntabwo nshobora gushyiraho ifoto kandi ariko se wasanga abana Imana itabakije uretse gato Mungu wangu hari starting up umugani wawe birashoboka gute urayupdating nubwo ntabwo nshobora gushyira ifoto kandi ikiri kutuzana n'impamvu duhururiye aha nuko abantu bagomba kumenya ntabwo naribu ntabwo ibingibi twebwe kubireba turabireba ngenda ashyiraho amacati nuvuga ngo tugiye gushyiraho ibintu bifite ahantu bihuriye n'iyi nkuru twe turaganira duhana urubyiruko ntabwo tujya mu mategeko cyane
biba bikunze mwa ntabwo bikunze ntabwo bari ntabwo urabona ibintu ndi gushyiraho ni bya bindi ntabwo ari kunyereka ko numfatira gufata ifoto green ntuza ntibari gukoreka ya ntabwo ihari yego icyanteye ubwoba ni kariya kantu ko muri forensic gusa nako katabayeho nta kintu yaba ibintu ko bitabagaho